uyu rero ngiye kubagezaho uyu munsi mwamunsabye muri benshi. Uyu munsi mu ijambo ryahindura ubuzima ngiye kuvuga ku magambo yavuzwe na Kagame Charles. Ni umusore w'umukristo ubarizwa muri Australia, muri leta ya New South Wales, mu mujyi wa Coffs Harbour. Akaba hamaze imyaka igera kuri 5 ahatuye, ahari kumwe n'umuryango we. Yavukiye mu gihugu cy'abaturanyi cya DRC Congo, akurira mu Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Karongi, umurenge wa Bwishyura. Akaba avuka mu muryango w'abana 5. Abamuzi cyane bamuzi nk'umuramyi uririmba indirimbo zihimbaza Imana zikanayiramya. Yavukiye anakurira mu muryango wa Gikristo. Akaba avuga ko gukurira mu rusengero ari hakomora inganzo yiwe yo kuririmba indirimbo zihimbaza Imana. Mu ncamake, Charles Kagame afite imyaka 27. Ni umunyamurenge wavukiye muri Congo ariko akurira mu Rwanda. Yamenye ubwenge ari mu Rwanda, aba mu nkambi ya Kiziba. Nyuma aza gutura mu mujyi wa Kibuye. Aba ari hakurira, aho niho yigiye amashuri abanza, ayisumbuye akomereza mu bigo bitandukanye. Mu mashuri yisumbuye yize computer science. Ataratangira kaminuza yahise abona amahirwe yo guhindura igihugu, yerekeza muri Australia, ari naho atuye ubu ngubu. Muri Australia yakomereje amashuri mu bijyanye na community service cyangwa se community support, abihuza na individual support. Yabyize imyaka 3, ubu ni nabyo akoramo mu buzima bwe bwa buri munsi. Mu muziki, Charles Kagame yatangiye umuziki akiri muto cyane rwose, aririmba mu makorali y'abana. Uko akura agenda akurana nabyo, ajya mu makorali y'abakuru. Ageze no muri Australia nabwo arabikomeza, kugeza ubwo muri 2019 yicaye aravuga ati reka ntangire kuririmba ku giti cyanjye. Indirimbo ye ya mbere yayise Ahindura Ibihe, yayishyize hanze muri 2019. Nyuma yaho yasohoye izindi ndirimbo zitandukanye zirimo Tubagarure, Ntuzibagirwe, hari n'indi yise Naragukunze. Akaba n'imwe musanzwe muzi yakunzwe cyane, yise Amakuru. Yayikoze nyuma gato yo kurokoka impanuka y'imodoka. Indirimbo Amakuru yakozwe na Boris mu buryo bw'amajwi, naho amashusho akorwa na Golden hamwe na Gerard. Kagame Charles rero asengera mu itorero rya Lifehouse Church mu mujyi wa Coffs Harbour. Muri ibi bihe ari gukorana bya hafi na kompanyi izobereye mu gufasha abahanzi ba gospel, Moria Entertainment, ibarizwamo abandi bahanzi b'ibyamamare nka Patient Bizimana, Forutra Bigirimana n'abandi. Abakunzi be rero bifuje ko twamugarukaho, twaraganiriye atugezaho ijambo ryahindura ubuzima. Nizere ko volume zose mwamariyemo. Charles Kagame yaravuze ngo hari abantu bishyize hejuru kubera icyubahiro n'ijambo bafite ku isi, kandi nyamara icyo cyubahiro cyaraturutse ku Mana. Niyo mpamvu yavuze ngo nubona ubuzima bugenda neza, uzahindura isengesho ryerekeze mu mihana y'abandagaye. Kuri Charles Kagame, urugero rwiza ku bakristo ni Yesu, waranzwe n'urukundo ndetse no guca bugufi. Gukomerwa amashyi, kwitwa ukomeye, ntibigatume wishyira hejuru, ureke kumva abandagaye. Charles Kagame yaravuze ngo ubuzima busobanuye kubaho. Waba ubayeho neza, ubayeho nabi, ubuzima busobanuye kubaho. Mu gihe ugihumeka, mu gihe ukibyuka bikemera, uba ukiri umunyamahirwe w'ikintu cyiza gishobora kugera ku muntu. Bya bindi nkunda kubabwira ngo umuntu ntagomba gucira urubanza ubuzima bwe kugeza apfuye. Igihe cyose ugihumeka, nta mpamvu n'imwe yo gucira urubanza ubuzima bwawe, byose biba bigishoboka. Charles Kagame yaravuze ngo mwana wanjye nubona isi gukomeye amashyi, uzibuke bya bihe wabayeho nta muntu n'umwe ukuzi. Ibi nabyo tubigarukaho kenshi. Sika bagukomera amashyi bose bagushyigikiye,
sika abagusekera bose bakwishimiye. Nubona isi rero igukomeye amashyi, uzibuke bya bihe wabayeho nta n'umwe ukuzi. Charles Kagame yaravuze ngo urukundo rusobanuye kwihangana, kubana neza no kubabarira. Umuntu wese ufite urukundo agomba kuba afite kwihangana, kubana neza no kubabarira. Yaravuze ngo ntukazindurwe no kuvuga agaciro k'imyambaro wambaye mu maso y'abambaye ubushwambagara. Hanyuma Charles Kagame yaravuze ngo ibanga ry'insinzi riri mu gukora cyane, wongeyeho kugira intego, ukongeraho no gusenga. Gukora cyane, guteranyaho intego, guteranyaho gusenga bibyara insinzi. Ubwo iyo uvuze gusenga hazamo no kubaha Imana. Charles Kagame yaravuze ngo ntugaterwe iteka no kwerekana umubare w'amazu utunze ku badafite aho basegura umusaya. Hanyuma Charles Kagame yaravuze ngo Imana ni byose. Imana ni umubyeyi, ni papa, ni umuvandimwe, ni inshuti, ni byose. Yaranavuze ngo isomo rikomeye twakwigira ku rupfu ni uguhora twisuzuma. Uzibukirwa kuki? Ama-G yigeze kutubwira ngo urupfu niyo graduation y'ubuzima bwa muntu. Mu ishuri ry'ubuzima urangiza kwiga iyo upfuye. Ikiba gisigaye rero uzibukirwa kuki? Hari igihe ugraduatinga nabi. Gusiga inkuru nziza imusozi rero niko kugraduatinga neza. Isi ni ishuri, urupfu niyo graduation. Iyo umwana avutse bamuha certificate yo kuvuka kubera ko aba yinjiye mu ishuri ry'ubuzima. Iri shuri rirangira iyo upfuye. Niyo mpamvu baguha certificate mbere yo kwiga. Mwibuke ko isi ari ishuri, umwarimu akaba ubuzima. Aho uyu mwarimu atandukaniye n'abandi barimu basanzwe nuko umwarimu w'ubuzima ari we wenyine utanga ikizamini mbere yo gutanga amasomo. Mu gihe abandi barimo basanzwe batanga amasomo, ikizamini kikaza nyuma. Impamvu rero baguha certificate yo kuvuka nuko nta gihe cyo kwiga kizabaho ngo ubone gukora ibizamini. Ahubwo ukinjira ku isi wahageze, ibizamini bita bitangira. Uzatinya ishuri ariko baguha ibizamini mbere y'amasomo. Iri shuri rirarenze. Niyo mpamvu bavuga ngo umusaza utabarutse ni nk'inzu y'ibitabo ihiye, kubw'amasomo y'umwarimu w'ubuzima bajyanye. Tekereza ibyo bintu. Umusaza ashobora kuba atarize muri aya mashuri asanzwe, ariko yatabaruka bakamugereranya n'inzu y'ibitabo ihiye kubera amasomo y'ubuzima yize. Niyo mpamvu rero Charles Kagame yavuze ngo isomo rikomeye twakwigira ku rupfu ni uguhora twisuzuma. Uzibukirwa kuki? Uzagraduating ute? Yaravuze ngo ntukarote ibikwigisha kwikubira, bitazakugira umucakara, bigatuma utoneshwa n'amarira y'abafite agahinda. Yaranavuze ngo kurera neza no gutoza umwana wawe inzira yo kumenya Imana. Charles Kagame yaravuze ngo ntaho Imana itakura umuntu. Nabaye impunzi ariko ubu ndi muri Australia ndaririmbira Imana abantu bakamenya. Kuva mu buzima bw'ubuhunzi Imana ikaguhesha ijambo ni ikimenyetso ko nta kure Imana itavana umuntu. Charles Kagame yaravuze ngo umusaza burya aba ari igitabo kinini kirimo page nyinshi umuntu yiga bitabaye ngombwa ko bamusobanurira. Kureba umusaza hariya gusa birahagije kwisobanurira. Umusaza barabonye byinshi mu buzima, impfu yarokotse, inzara yagize, impanuka yabonye, ubuzima bwiza yanyuzemo, ibyo byose akabihuza, akajya yicara akabibarira abantu. Umusaza utabarutse ni nk'inzu y'ibitabo ihiye. Tekereza ko ibyo umuntu yanyuzemo kugera mu masaziro babigereranya n'inzu y'ibitabo ihiye.
Charles Kagame yavuze ijambo rikomeye ngo ubukire burakorerwa ariko ubukene burizana. Yaranavuze ngo ntabwo nizera amahirwe, nta nubwo nizera umwaka, nizera Imana ubundi nkakora cyane. Buri kimwe cyose kimbaho giterwa n'Imana. Icyo nshatse ntabonye, nizera ko biri mu bushake bw'Imana. Mu magambo yose Charles Kagame yavuze, reka nyasoreze kuri iri ngiri. Yaravuze ngo ibiyobyabwenge ni inzira y'irimbukiro. Ibiyobyabwenge bigutandukanya n'abantu b'ingirakamaro, bigutandukanya n'umuryango, bigutandukanya n'inshuti, bigutandukanya n'ishuri, bigutandukanya n'akazi, bikagutandukanya nawe, bituma wiyanga. Ibyo byose rero bikuvuyeho, nta kindi uba usigaranye uretse kwandagara. Aya rero ni amwe mu magambo meza yavuzwe n'uyu mukozi w'Imana Charles Kagame. Iri jambo ryagucitse, reka duhurire kuri YouTube channel _TV. Genda ukore subscribe, tuye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima.